Bakunzi bacu turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro tugenda tubagezaho kuri uyu munsi rero ni umunsi navuga waranzwe n'akabeho ariko reka mvuge ngo akazi nakazi tuzajya tubagerezaho ama breaking news ndetse navuga yuko aha turi ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro turi kumwe na NDIMBA-TV reka tubagezeho rero uko byagenze kuri uyu munsi cyane ko ni itariki navuga imyanzuro yari kuza ari ibiri aho hari kuza umwanzuro w'urukiko wa Miss Nshuti Muheto ndetse hakaza n'umwanzuro w'umugabo witwa Sengabo Jean Bosco cyangwa se FATAKUMAVUTA uzwi mu myidagaduro ndetse no mwitanga makuru. Navuga ko rero byari ku isaha rwose ya saa 9 irenzeho iminota mike cyane aho ubona ko sare yari yuzuye ndetse yaba inshuti yaba abo mu muryango wa Miss Muheto ndetse navuga n'umubare munini witangaza makuru. Wabonye yuko ari urubanza abantu benshi baje kumva ariko ntago bari baje kumva urubanza nk'ibisanzwe ahubwo ni umwanzuro wa Miss Muheto. Ese biragenda bite? Ese Miss Muheto arafungwa amanuke mageragere? Ese Miss Muheto araza kuba yagirwa umwere? Ese Miss Muheto araba yasubikirwa? Biraza kugenda bitereka nkubwire ngo rero kurikira akantu kandi niyo mpamvu tuba twateye amatako hano twicaye kugira ngo tubagezeho akantu kose. Ngira ngo rero mu minsi yashize nibwo Muheto n'ubundi yatwaye ikinyabiziga nta byangombwa afite ndetse yananyweye agatama gahagije ibyo benshi bita gusinda ndetse aho ubushinjacyaha bwavugaga ko Miss Muheto yagonze yarangiza agahunga. Ngira ngo rero tutavuga kugonga mukagira ngo nibindi yagonze ibikorwa remezo harimo ipoto n'umukindo. Kuri uyu munsi rero umwanzuro we ese watekerezaga ari uwushye? Reka nkubwire ngo benshi mu nshuti za Muheto n'umwanzuro usomwe cyane hano mu rukiko akaruru karavuga benshi barishima ndetse ubona yuko bibarenze yaba inshuti ze ndetse ubona yuko rwose tureke n'amarangamutima n'abandi bari baje babyishimiye ko Miss Muheto umwanzuro we ugenze neza cyane. Reka nkubwire ngo rero ese bigenze biti? Miss Nshuti Divine Muheto ahamwe n'icyaha cyo gutwara imodoka nta ruhushya rwo gutwara afite n'ubundi ibyo ngibyo murabizi ko Muheto na permis yari afite yagendaga mu muhanda nyine yigendera nka Miss yumva ko abantu bamuzi ariko biza kurangira nyine iminsi ibaye myinshi gahimwa n'umunsi umwe aho noneho kugeza kuri uyu munsi urukiko rubibona urukiko rusanga icyaha cyo guhunga ahabereye impanuka urukiko rwasanze kitamuhama. Ngira ngo murabizi ko byavuzwe yuko ndetse bivugirwa mu rukiko ubushinjacyaha buti Miss Nshuti Divine Muheto yaranyweye amaze kunywera ndetse mu kabari kitwa Atelier Divin amaze kunywa aragenda agonga ipoto n'umukindo ati hanyuma arahunga. Amaze guhunga nyuma yahagaruka aje gutwara telefone ze nibwo yafashwe. Ariko Muheto ati erega rwose nari mfite igihunga nkimara kugonga nabonye abantu banyuzuyeho nanjye nk'undi umuntu ngira ubwoba. Ndetse navuga ko ibingibi byo umuntu wese ufite umubiri niko byagenda uramutse ugonze ukabana abantu bakuzuyeho byo reka mvuge ngo ukuramo akawe karenge kuko ubutekereza ati se ndamutse makubitiwe ndamutse mafatiwe n'ibindi byinshi bitandukanye cyane ko polisi burya yari taranahagera. Urukiko rero rwasanze icyo cyaha cyo guhunga byo nta shingiro bifite kitamuhama. Rero reka nkubwire ngo ese Divine bigenze bite umwanzuro ubaye uwushye? Divine Miss wacu kugeza no kuri uyu munsi cyane kari ugifite ikamba ahanishijwe gufungwa amezi 3. Ngize nguki amezi 3 ihazabu y'ibihumbi 190 by'amafaranga y'u Rwanda ndetse n'igihano gisubitse mu mwaka umwe. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo bigenze gutyo uwo mwaka ukarangira ibihano byawe nyine biba birangiye. Ngira ngo rero icyemezo cy'urukiko cyemeje ko ahamwa n'icyaha cyo gutwara nta ruhushya ndetse agahamwa n'icyaha cyo gutwara yasinze agirwa umwere ku cyaha cyo guhunga.
navuga ko rero wahise ubona ko amarangamutima yishe abantu bari bahari, ubona yuko rwose ari n'umuryango we n'inshuti ze ubona ko zaje kumushyigikira. Uko byagenda kose zari ziteze ko urukiko rwose mu butabera bwarwo n'ubundi nk'uko bisanzwe biri buze kuza kugenda neza. Reka mvuge ngo rero nuko bigenze, inshuti za Miss Muheto ni mwishime, ndetse mbabwire ngo rwose mu musange cyane ko yaramaze iminsi mu maboko ataraye, mube mwamuba hafi, ndetse mbabwira ngo rwose akantu kandi ujye ukomeza ubane na NDIMBA-TV, ndetse tuba turi hano ku rukiko kugira ngo tubagezeho akantu kandi. Uyu munsi rero n'ibyishimo kuri Miss Inshuti Muheto, ariko nanone bikaba gahinda, bikaba marira, bikaba kababaro gakomeye kuri FATAKUMAVUTA. Ubundi uyu bawita Black Day, uyu ni umunsi w'umukara kuri uyu mugabo Sengabo Jean Bosco, ndetse ntabwo nareka kuvuga yuko bamaze kuvuga ko FATAKUMAVUTA ajyanwa mageragere. Ubona ko abantu barihebye, ntabwo nareka kuvuga abaho muri showbiz, ndetse nabonaga hari abamama babiri barira, ntago nzi ngo nabo mu muryango wa FATAKUMAVUTA cyangwa se biranashoka ko baba ari inshuti ze. Reka tureke kwirengagiza ko nubwo FATAKUMAVUTA yakoze amakosa, ariko yarafite abakunzi, ntago twese turi miseke igoroye. Nubwo rimwe na rimwe dukora amakosa, reka mbabwire ngo tuba dufite abantu badukunda. Ibyo ari byo byose FATAKUMAVUTA nimba yarebwaga n'abantu 50,000 cyangwa se reka tuvuge 10,000, suko FATAKUMAVUTA atarafite abantu bamukunda. Rwose yarabafite, ndetse kugeza kuri uyu munsi FATAKUMAVUTA agiye muri gereza y'amageragere. Niko byanzuwe, niko bitegetswe, kandi reka mvuge ngo urukiko uko ruba rubibona biba ruko. Ngira ngo rero ikintu cyatunguye abantu, nagiye mbona kuri uyu munsi abantu bati bagera kuri Bahati Makacati ntago nareze FATAKUMAVUTA. The Ben we yatanze imbabazi, ndetse bakagera no ku bandi batitwe nitwarize FATAKUMAVUTA. Reka mbashakira abo bantu, ariko se tukibaza urukiko ntago rushobora kuba rwavuga ibintu nyamara nta bimenyetso bihari. Ibimenyetso bihari nuko FATAKUMAVUTA yarezwe, ndetse bakaba byaranavuzwe mu rukiko ko harimo Meddy, harimo The Ben, harimo Bahati Makaca, ndetse reka mvuge ngo ibyo ngibyo nta banga ririmo, ntago ari njye uri kubivuga, ni ibyavugiwe mu rukiko. Ngira ngo rero kugeza kuri iyi saha Meddy yavuze ko atarize FATAKUMAVUTA, Makaca ati sinarize Fata, The Ben ati sinareze Fata. Ngira ngo mwagiye mubibona, ubwo umuntu yabwiye The Ben ati mwoka byara mwe mugira imbabazi, The Ben arangije ati ntago nigeze ndega FATAKUMAVUTA. Hanyuma se tukibaza nk'abantu kaya amazina yavuzwe mu rukiko, FATAKUMAVUTA yabararezwe n'urukiko. Ibyo byo ntago bishoboka, reka tureke kwigiza nkana. Ariko nanone ka tuvuge ngo burya itegeko riba ari itegeko rirandeba, nawe riba rigomba kukureba. Nta munyarwanda cyangwa umunyarwandakazi uri hejuru y'itegeko. Iyo byakugezeho uri umugabo cyangwa se uri umwana cyangwa uri umugore, biba byakugezeho nyine uragenda ukagororwa, ubundi byarangiza ukazataha nyine. Hariya harebayo abanyabwenge, hari abandi benshi bagiye batandukanye, ntago ari wowe wenyine ubugiye, ariko nubwo atari ahantu twakifuriza abantu kuba bajya. Reka mvuge ngo rero FATAKUMAVUTA nuko ibye bigenze, agiye muri gereza y'amageragere. Ahubwo reka mvuge ngo reka dutegereze mu mizi, ese bizagenda biti? Aho ari uno munsi nabonye abantu batari ko se The Ben wotangira imbabazi Instagram, wabonye ko arabamwibasiye, bati ariko se ubundi ni gute ko ushobora kuvuga ko uhaye imbabazi FATAKUMAVUTA, ariko warangiza mu gutanga imbabazi ukabyandikira kuri Instagram, kandi wagakwiye kuba warandikiye urukiko, cyane ko FATAKUMAVUTA afunzwe iminsi 23 my dear. Utarigeze wandika cyangwa se bikiri muri RIB ube watangaza yuko FATAKUMAVUTA umuhaye imbabazi, hanyuma kugeza kuri uyu munsi yabagiye mageragere, akaba ari bwo uvuga ngo ndakubabariye. Inshuti zanjye, ntago ndi hano ngo nshimanza, ndi kuri NDIMBA-TV,
nari umugenzi nitambukira reka nigendere mwoka byaramwe ndetse twihanganisha umuryango afata ku mavuta ntago ari ibintu navuga ngo nibyo kwishimirwa kuko nimba nawe wavuga ati nijye warutunze umuryango wanjye ariko uyu munsi akaba amanutse mageragere kubera ibyo akurikiranyweho twese reka mvuge ngo turabakandida baho nta muntu wo guseka undi uyu munsi ushobora kuba uri kuvuga iyi nkuru ariko ejo ukavuga indi nkuru ugakoramo ikosa nawe ukisangayo ndetse niba butari muri showbiz hakaba uburyo umwe cyangwa se ubundi wagerayo ntago rero byaba byiza tugiye dusekana ariko nanone ntago turi abantu bo kuba twakumira itegeko ngo wikora cyangwa se wikora ku muntu wacu wigira ikihoya nta muntu uri hejuru y'amategeko twese turangana cyane ko amategeko twese atureba ibyo byo tujye tubyibuka reka mvuge ngo rero nakagaruka andi makuru yose mwifuza kumenya munyarukire ku Gasaro ndaje mbahimiriro mbahereza akantu ku kandi ese umunyamategeko wafata ku mavuta ko yarakaye yasubije atede Ben reka nkubwire ngo uze ku Gasaro ibintu byose urabisangaho ciao ciao turabakunda cyane jobless